Yesu ashimwe nshuti mukundwa, umwaka mushya muhire kandi ukubere mwiza. Ndakwifuriza rero kwambuka, ndakwifuriza umugisha, ndakwifuriza kwezwa nk'uko Yosuwa yabwiye abantu b'Imana ngo nimwezwe kuko Uwiteka nk'iki gihe azabagirira neza. Ahangaha Yosuwa bari bagiye kwambuka Yorodani. Ndakwifuriza kwambuka muri uyu mwaka, wambukane ibyiza, wambukane umugisha w'Imana, wambukane ubwiza bw'Imana bubane nawe, kandi ndakwifuriza ko wongera kwizera mu mutima wawe ko Imana iri kumwe nawe. Imana yabwiye Yosuwa ngo nzagukuza mu maso y'abantu bawe bose mu Bisiraheli, bamenye yuko ndi Imana igendana nawe nk'uko nagendanaga na Mose. Ndakwifuriza kwaguka, ndakwifuriza gukura muri iyi minsi. Imana imenye neza ko ifite umwana ikunda kandi nawe akayikunda. Rero jyewe ndakwifuriza kwaguka, ndakwifuriza umugisha, kandi abantu bose bamenye yuko ubana n'Imana, abantu bose bamenye yuko uri inshuti y'Imana, kandi nawe ubwawe wongere ugire icyizere, wongere wigirire icyizere kandi ukigirire n'Imana. Uyu mwaka 2026 Imana izakugire neza, kandi Imana izaguha umugisha, Imana izakwagure, Imana izagukorera ibitangaje, Imana izagukuze mu maso y'abandi, Imana izakumenyekanishe, Imana izagukorere ibikomeye mu mwaka 2026. Uyu mwaka uzawugiremo ishya n'ihirwe. Ibihombo wagize 2025 uzunguke kurushaho, uzagira ibyishimo, uzagira inshuti nziza. Ndakwifuriza uyu mwaka kugubwa neza nshuti yanjye, ndakwifuriza uyu mwaka kugira imbaraga z'Imana muri wowe, gusenga. Ndakwifuriza byinshi, imigisha y'Imana nikubeho, amahoro y'Imana nakubeho, nukure kandi waguke, nugire imbaraga. Imana ikugirire neza kandi Imana ikugirire ubuntu, Imana ikumvire gusenga kwawe, Imana ikwibuke, Imana ikwagure, ikwiyereke, iguhe umugisha, iguhe n'imbaraga muri byose, mu byo ugerageza byose. Imana muri iki gihe cya none ikwiyereke kurushaho, kandi wongere wambare izindi mbaraga. 2026 uwinjiranemo ishya n'ihirwe n'amahoro. Niko nkwifurije muri uyu munsi, niko nkwifurije kuri itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 2025. Iminsi bari barijwemo 2025, 2026 ikubera iminsi y'ibyishimo. Uhereye umunsi weje ku itariki ya mbere, Imana ibane nawe kandi kugire neza, wambuke neza kandi wambukane ibyishimo, ugendane isezerano ry'Imana muri we mu izina rya Yesu.